Yes, nkuko mwabyumvishe nibyo hari amakuru yagiye hanze benshi mutangira kunyandikira mumbaza muti Seba ukunda kutugeza amakuru menshi meza kandi yizewe tukabikunda. Tari nayo mpamvu twakoze subscribe tugakora share, ari nayo mpamvu ubona tugwa n'ibitekerezo ku nkuru zawe nuko ukora amakuru menshi meza kandi yizewe. Ati se koko ibintu twumvishe bavuga ko abaganga bagiye kujya bemera kujya gukorera ahantu hagowe bazajya bashyirirwa hagahimbaza musiki hariye nibyo? Yego nibyo amakuru mfite kandi ngiye kubagezaho muri kano kanya nibyo agiye kugaruka. Wagiye kugaruka ku makuru yatangajwe na Minisitiri w'Ubuzima ni Dr. Sabin Nsanzimana, aho yaje kuba abwira abasenateri ko abakozi bazemera kujya gukorera mu bigo nderabuzima 82 biherereye ahantu kure kandi hagoye kugera bazajya bahabwa agahimbaza musiki kihariye. Muri kwibaza se ngo bizatangira ryari? Ese ibyo bigo nderabuzima ni bihe, biherereye hehe? Amakuru ya nyayo afatika na yahe niyo ngiye kugaruka muri kano kanya. Ngira ngo nyuma yo kumva ino nkuru uze kumva ibitekerezo byonyandikira muri comment. Mayikaze subscribe yawe ni utarayikora ukandikwa no magambo yanditsemo subscribe ari imbere izina On Time TV. Haretaza kamyuso kinzojana kuga kandeho akona uburyo nagushyiraho kugira ngo ibere mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Mu gihe abandi bakibaza ngo ibyo ni biki batarasobanukirwa, wowe bamaze kubona ubutumwa bugufi muri telefone yawe gusobanura byose, bikaba ari ibintu byiza rero kubana nawe mu makuru n'ibiganiro mbagezeho. Dore ko umunsi kundi magezeho inkuru nyamukuru mu nkuru ziba ziri kuvugwa yaba hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi, zigaruka kuri politike, ubuzima, uburezi, imikino, umuco, iyobokamana ndetse n'utundi. Reka rero ngaruke kuri aya makuru avuga uburyo Minisitiri w'Ubuzima ni Dr. Sabin Nsanzimana yabwiye abasenateri ko abakozi bazemera gukorera mu bigo nderabuzima bigera kuri 42 biherereye ahantu kure kandi hagoye kuhakorera cyangwa se kuhagera bazajya bahabwa agahimbaza musiki kihariye. Ibi byose ngiye kugarukaho nibyo yatangaje mu kiganiro yagiranye n'abasenateri. Ni ikiganiro cyagarutse kwishyirwa mu bikorwa bya politiki y'ubuzima n'ibikorwa byo guteza imbere amavuriro yibanze. Bimwe mu bibazo rero Minisitiri w'Ubuzima yagaragarije abasenateri biri mu rwego rw'ubuzima nuko 20% by'amavuriro agera ku 1280 ari mu gihugu adakora neza kubera ibibazo bitandukanye afite bigomba kubonerwa umuti. Ngira ngo nawe uko muri komeza ese kwivura ujya kwivuriza uhereye hirya no hino mubona hari ibihe bibazo, mu byandika hano muri comments kabisa tubibone. Itangazo makuru murabizi ko tubagererayo hanyuma bigere kuba bishinzwe baje babisubiza. Ariko reka tubanze turebe ibyo Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yaje kuba aganira n'abasenateri. Nkuko wabyivugira avuga ko 20% by'amavuriro agera ku 1280 ari mu gihugu adakora neza kubera ibibazo bitandukanye afite bigomba kubonerwa umuti. Mu magambo ye bwite yavuze ati mu mavuriro mato dufite hari ahantu kuri cyane bigoye kugera, haba ku modoka ndetse na moto ugasanga bisaba ikiguzi gihenze, abajya gukorerayo bagahitamo kubyihorera. Ubu rero turateganya ko umuntu wese uzajya gukorerayo tuzajya tumugenera agahimbaza musi twakita kari amafaranga y'urugendo. Izindi ngamba Minisitiri Nsanzimana yavuze zafashwe ni ukorohereza abakozi kugera aho bakorera, aho Minisiteri y'Ubuzima yateganyije kugura imodoka nini zizajya zibatwara zikabageza ku kazi zikajya no kubacyura zinatwaye abagiye kurara izamu uko amakuru angero muri kano kandi yizewe abivuga. Mu magambo ye bwite yavuze ati poste de santé dufite mu Rwanda zimwe zicungwa na ba rwiyemezamirimo, izindi kaba zicungwa na leta, ariko ko tugifite abaganga bake mu gihugu zibura abazikoreramo ugasanga zarafunze. Minisitiri Nsanzimana avuga ko mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'abaganga bake ubu hashyizweho amashami y'abaforomo n'ababyaza. Abambere bakaba bararangije ku rwego rwa AD, bose uko ari 200 boherejwe mu bigo bitandukanye byo hirya no hino mu gihugu. Ati tuzakomeza na gahunda yo kongera umubare n'ubushobozi bw'abakozi bo ku rwego rw'ubuzima, ibyo twise 4 cyangwa se 4x4, ibikorwa byo kwegereza abaturage serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze no kurwanya indwara z'ibyorezo nk'uko amakuru angero muri kano kanya abivuga. Yo niyo yatangaje, ariko hari amakuru nabonye avuga ko n'ibitaro bya Nyarugenge bigiye kongera gukora. Hari nandi avuga ko ibitaro bya CHK bigiye kwimurirwa i Masaka. Reka nabyo mbibanyuremo gake niba mutarabashije kubyumva mwumva uko bimeze. Murabizi ko ikintu cya mbere twe dukora no kubagezaho amakuru kandi ya nyayo yizewe, amakuru abafitiwe gihamya kandi afite icyo yungura abanyarwanda. Ngira ngo hari icyifuzo, inyunganizi ndetse n'ibitekerezo mva twungura, duhaye ikaze
igitekerezo cyawe twandikira muri comment, kimwe nuko ushobora kutwandikira kuri mail yacu sebauwize@gmail.com, ndetse no muri description yacu harimo nimero zacu watubonaho za WhatsApp na telefone bisanzwe, tukaba twabasha kuganira, hari ubutumwa, inkuru cyangwa se ibitekerezo wumva wasangiza abandi, nabwo waduhamagara tukabiganiraho. Nyuma y'amezi ane ibitaro bya Nyarugenge bifunze by'agateganyo, biteganyijwe ko bizafungurwa mu gihe cy'ibyumweru 2 nkuko Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yabitangaje. Ibi nabyo nibyatangaje ubwo ari kuganira n'abana b'abasenateri hari ku munsi w'ejo kwa kane tariki ya 16 Mutarama mwaka 2025. Minisitiri Nsanzimana yabigarutseho ubwo yarabajijwe niba hari ibitaro bitarateje icyuho muri ni bino bitaro bya Nyarugenge. Nyine baramaje batese ibi bitaro ntabwo byarateje icyuho muri serivisi z'ubuvuzi zahabwaga abaturage. Arangije nawe arabisubiza rwose bino bibazo. Umuntu w'umugabo ndamwemera cyane, buriya ntago ajya arya iminwa kandi avuga ibintu azi neza kandi azi ko azashobora kandi aranabikora rwose. Nanamushimire cyane rwose kandi namwe nizere ko mumukunda. Ati nibyo biriya bitaro bya Nyarugenge ni igice cya mbere, ariko hari igice cya kabiri giteganyijwe, ndetse hari n'amasezerano n'abafatanyabikorwa bazadufasha barimo Umujyi wa Kigali na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minifra. Turimo gufatanya iri vuriro rikongera gutanga serivisi nziza ku barigana. Minisitiri w'Ubuzima avuga ko iri vuriro ryafunzwe kubera ikibazo cy'amatiyo yatwaraga amazi yo hasi atari yubatse neza, bigatuma hari ibyivanga, biba ngombwa ko barifunga ngo hagire ibikorwa mu buryo burambye. Ati kandi byarakemutse, ibisigaye ni ibikoresho byari bihari birimo kuvugururwa, ibitaro biri kongera bigakora neza. Ati bibura rero ni ibitaro harabura bikeya nyine ngo ibikoresho byari bihari birimo kuvugururwa, ibitaro bikongera bigakora neza. Yanasoje avuga ko iri vuriro ryakiraga abarwayi boherezwaga n'ibigo nderabuzima ndetse n'abarwayi bazaga babigana kuhivuriza, ariko kuva byafunga wasangaga byarateje ubucucike mu yandi mavuriro nyine nk'uko we yabisobanuye. Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge byafunze imiryango by'agateganyo, abarwayi bari barwariyemo basabwa kujya mu yandi mavuriro kuko hari imirimo yo kubaka no gusana yari irimo kuhakorerwa itarashoboraga gukorwa, harimo abarwayi nk'uko byemejwe na Minisitiri w'Ubuzima. Ibitaro bya Nyarugenge rero byatangiye gukora mu mwaka wa 2020 bisabwe n'abaturage mu murenge wa Nyamirambo no mu bice bituranye nawo. Ubwo ibi bitaro byatangiraga gukora, umuyobozi wabyo yatangaje ko bije kunganira ibya Muhima mu kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana. Intego yagezweho kuko mbere yuko bifungwa byaganwaga n'ababyeyi barenga 200 baje kubyara buri kwezi. Muri serivisi z'ibitaro bakiraga abarwayi bari hagati ya 500 na 700 mu kwezi. Ibitanda 120 ibitaro byatangiranye bikoreshwa ku rugero rwo hejuru, kuko akenshi wasanga 90% biriho abarwayi. Kubaka ibitaro byatwaye miliyari 7 na miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe ubariyemo n'ibikoresho agaciro kabyo kagera muri miliyari 9 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa byari biteganyijwe ko imirimo yose igomba gutwara miliyari zisaga 12 z'amafaranga y'u Rwanda, bikubakwa ku butaka bungana na hegitari hafi 2 nyine nk'uko amakuru yizewe, amakuru atugera muri kano kanya abivuga. Ibitaro byongera ku bya Muhima biha serivisi abaturage barenga 300 batuye mu karere ka Nyarugenge, bikaba n'akarusho kuri ako karere kuko nta bitaro bifatika kagira, aho wasangaga abaturage bako bivuriza ku bitaro by'icyitegererezo bya kaminuza bya Kigali CHUK nyine nk'uko amakuru atugera muri kano kanya abivuga. Ati se ko watubwiye ko ibitaro bya CHUK nabyo bigiye kwimukira Masaka aho bimeze bite? Minisitiri w'Ubuzima nawe rwose n'ugaruka nababwiye ko ari umuntu w'umugabo kandi atanga amakuru kandi yizewe ku gihe. Aravuga ko yatangarije abasenateri ko muri gahunda y'ishyirwa mu bikorwa rya politiki y'ubuzima n'ibikorwa mu guteza imbere amavuriro y'ibanze ko muri uyu mwaka ibitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK izimurirwa i Masaka mu karere ka Kicukiro. Minisitiri Nsanzimana yagaragaje abasenateri ko nubwo kwimuka bisaba byinshi, kuva mu kwezi kwa Kamena uyu mwaka gahunda izatangira gushyirwa mu bikorwa. Minisitiri Nsanzimana avuga ko nubwo ibitaro bya CHUK bizimurirwa i Masaka, inyubako zabwo zizakomeza gutangirwamo izindi serivisi z'ubuzima
aho yavuze ati harabura amezi make duteganya ko muri Kamena cyangwa se muri Kanama byose bizaba byarangiye ibitaro bikaba byakwimuka inyubako zigeze kure. Turateganya ko mu mezi make zizaba zarangiye ndetse igikorwa cyo kwimuka kigatangira. Minisitiri Nsanzimana avuga ko kwimuka bisaba byinshi kuko kwimura ibitaro bisaba gutegura abaturage bakamenya aho bagomba guherwa serivisi ndetse no kubanza kugezamo ibyuma n'ibindi bikoresho bizafasha abaganga gutanga serivisi yihuta. Byunzemo ko agace ka Masaka kazimurirwamo CHUK kahariwe serivisi z'ubuvuzi ku buryo kazakurura ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi. Ataho izimukira hari ibindi bikorwa by'ubuzima bihari, hari n'ibindi bizahaza. Navugaga nka Ircad nayo ihamaze iminsi ndetse na laboratoire zigiye kubakwa. Perezida wa Sena Karinda François Xavier yavuze ko impamvu bifuje kuganira na Minisitiri w'Ubuzima bateganya kuzajya mu turere twose tw'igihugu kureba bimwe mu bibazo ndetse n'imikorere y'ubuvuzi ku rwego rw'ibanze. Ati hari ibyo yatugaragarije ariko natwe nitugerayo tuzagenzura bimwe mu byo health post zikora ndetse n'ingorane zifite kubera ko zigenzurwa n'abikorera. Tuzaganira n'abikorera ku buryo za health post zikora neza. Biteganyijwe ko ibitaro bya CHUK bizakorera mu byahoze ari ibitaro bya Masaka, cyane ko kugeza mu kwezi k'Ugushyingo 2024 imirimo yo kubivugurura yari igeze kuri 80% bikazuzura bitwaye miliyari 85 z'amafaranga y'u Rwanda. Nibyuzura bizaba bifite ubushobozi bwo kwakira abarwayi 827, ni ukuvuga ibitanda abarwayi bashobora kuryamaho. CHUK ubu yakiraga abarwayi bagera kuri 400. Igishushanyo mbonera cyabyo kigaragaza ko bizaba bifite inyubako 3 z'abarwayi zubatse mu buryo bw'amagorofa, harimo izigeretse inshuro 5. Bazaba bafite kandi inyubako zikorerwamo ubushakashatsi, izo kwigishirizamo n'izindi. Mu mwaka wa 2013 nibwo hatangajwe umushinga wo kwimura ibitaro bya CHUK bigakurwa mu mujyi rwagati. N'icyemezo cyafashwe nyuma yo kubona ko mu gice cyubatswemo ibi bitaro harimo kugenda hazamo umubyigano uteye n'ibikorwa bishya bihavuka birimo n'ibyo ubucuruzi. Ngaye nguko mukomeze mugire ibihe byiza muryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza On Time TV, yo channel yo Trace dukomeje kubagezaho byavugwa hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi. Amakuru ibiganiro by'Imana kuri politike, mu buzima, mu mikino, mu muco, mu iyobokamana ndetse ikoranabuhanga n'utundi byose bivugwa no mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino. Ni Sebastian Abbas Kamakawa kuri On Time TV. Mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, mbifurije kugira ubuzima buzira umuze, muhahe muronke mu byo murimo mufite n'ubuzima bwiza.